Ikaze kuri One Nation Radio aha turi ni mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Gatsibo ni mu kigo cya gisirikare cya Gabiro ahabereye umwiherero ni ku nshuro 16 uyu mwiherero ubaye abayobozi batandukanye b'igihugu bahura bagiye kuganira ku bintu bitandukanye ku burezi ku buzima ndetse no ku bindi. Umwiherero icyo dufasha no kwicara tugatekereza reflection nuko gutekereza gufite aho guhera no gutekereza ku inshingano dufite twese nubwo twaba duhindura imyanya inshingano ubundi komeza ari imwe. Turacyarwana rero n'ikintu icyo abenshi bise critical mass yo kuvuga ngo ariko muri yo collective ni bangahe ni bande muri twe tugeze he kuri uwo mubare kuri abo bantu bakora ibikwiye gukorwa ku buryo n'abandi bagifite intege nkeya niyo baba bagihari niyo baba bakiri benshi ibintu biragenda bishingiye nibura kuri ya critical mass. Mu ncamake iby'umwaka umwe uvuga ngo ubushize turi hano mu mwiherero dufite ibyo twasuzumye dufite intege nke twasanze dufite cyangwa twagize ahantu aha n'aha. Uyu mwaka turangije muri uyu mwiherero ubwo nuvuga ngo twagomba gusuzuma kuvuga ngo ariko ibyo twasanze dufite intege nke ubushize izo ntege nke zashyizwemo zongeyemo imbaraga gute mu myanya yose mukoreramo itandukanye dukwiye kuba dutekereza. Twahora tuvuga ibibazo dufite tukinenga ubundi kwinenga nta kindi bigamije. Kwinenga ni ukuvuga ngo ese izi ntege nke nagize ni uko bitashobokaga ko ntari kuzigira nkatera imbere cyangwa se niba nta kundi nayaga kugenza kuko naragize intege nke kubera ko ntari mfite ibyangombwa bihagije muri kiriya gihe. Ni ukuvuga ngo kwinenga ni ukuvuga ngo ngiye gukora uko nshoboye kose nshake icyo narimbuze cyangwa icyo nabuze muri kiriya gihe nkibone nyubakireho ntera imbere. There are no two ways about it. Nta bundi buryo. Ntabwo wahora uvuga ngo ntacyo bitwaye nzatera intambwe ebyiri imbere ntera indi inyuma ibyo nagomba gukora ndetse nshoboye gukora ntabwo ari ngombwa ko bimena umutwe hari n'abandi bazabikora hari n'undi uzabikora. Hari n'abandi turifuza ko habona abandi bazabikora ariko wowe se wowe kuki wivanyemo kandi ukivanamo ariko ukazifuza kugira inyungu mu byabo bandi bakoze. Hari ikibazo rero uyu mwiherero akamaro kawo tuza hano tugahura tukaganira tukabona umwanya uhagije tukisuzuma. Ntabwo ibyiza by'umwiherero
bitangira umunsi umwiherero watangiye ngo birangire umunsi umwiherero warangiye. Muri uyu mwiherero kandi Minisitiri w'Intebe yavuze ko imyanzuro yafashwe umwaka ushize mu nama nk'ingiyi 48 37 yagezeho ku kigero kiri hagati ya 70 n'100%. Kubera ko ku bikorwa 48 byakuwe mu myanzuro 13, ibikorwa 37 byagezweho ku kigereranyo kiri hagati ya 75 n'100%. Ibikorwa 9 byagezweho ku kigero kiri hagati ya 50 na 74%. Naho ibikorwa 2 biracyari munsi ya 50%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu byagezweho dukesha ashyirwa mu bikorwa by'imyanzuro yafatiwe mu mwiherero w'abayobozi w'umwaka ushize ni ibikurikira: mu gutegura imihigo y'uturere ya 2018-2019 hashingiwe ku bikorwa by'ingenzi biteganyijwe muri gahunda yo kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu, ariyo porogaramu ya 2017-2024. Byashingiye kandi ku gukemura ibibazo byihariye bya buri karere. Havuguruwe uburyo bwo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo, kandi byatangiye gukoresha ubwo buryo mu mihigo y'umwaka wa 2017-2018 twakoze umwaka ushize. Aho tukaba twaratangiye kugenda dutanga amanota ku bikorwa byarangiye bifite impact ku buzima bw'abaturage kurusha guha amanota igikorwa kigeze naho ntacyo cyaba cyaramara abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari imyanzuro itarashyizwe mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Umwe nurebana no kubahiriza ishyirwa mu bikorwa y'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, hibandwa ku gukuraho akajagari mu myubakire no kubungabunga ibidukikije. Zimwe mu mpamvu zatumye uyu mwanzuro udashyirwa mu bikorwa neza harimo kuba gahunda yo kwimura abatuye mu tujagari n'iyo kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda byaradusabye ingo y'imari tutashoboye guhita tubona. Undi mwanzuro ni uwo kwihutisha gahunda yo gutubura imbuto n'ifumbire imbere mu gihugu. Aha gutubura imbuto tukaba twaragejeje kugera aho tugera, ariko iby'ifumbire bikaba bikiri inyuma y'ikigereranyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri make ibimaze kubagezaho niyo shusho y'uko imyanzuro yafatiwe mu mwiherero wa 15 w'abayobozi yashyizwe mu bikorwa. Nongeye rero kubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwari mwangeneye, kandi ndabiza ko tuzakomeza gusigasira ibyagezweho no gukurikirana imyanzuro irafatirwa muri umwiherero, ariko tudataye n'inshingano zacu twari dusanzwe dukora umunsi kundi. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Mbibutsa ko muri kumwe na One Nation Radio. Iyi nama mbibutsa ko ari ku nshuro 16 ibaye, ikaba yatangiye ku itariki 8 Werurwe 2019, ikaba izarangira ku itariki 12 Werurwe 2019. Nari kumwe nanjye Fiona Berwa kuri One Nation Radio.